Hi my beautiful people, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, natwe aho turi tumeze neza, turashima Imana ndetse n'abatameze neza tubasabira ku Mana kugira ngo namwe mumererwe neza. Nk'uko mubizi rero ni kuri Place Vision Vibe, dusanzwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi tuganira kuri filme yacu y'umusore w'umumiliyoneri wemeye kwicisha bugufi, akemera gusuzugurwa, akemera gufatwa nabi ndetse akemera gusiga ibyo yari afite byose inyuma, icyubahiro cye cyose akagisiga inyuma kuko hari umukobwa yari yarakunze, akavuga ati kugira ngo binyorohere kumugeraho nuko ngomba kugenda cyangwa se kwitwara mu ishusho y'umukozi wo mu rugo. Nubwo yageze muri urwo rugo bakimubona bakavuga ati gute umusore usa nkaho ashobora kuza kuba umukozi wacu mu rugo cyangwa se wenda uje kutuneka, ariko aravuga ati byose ngomba kubisiga inyuma kubw'icyubahiro cyanjye nacyo nkagisiga inyuma kugira ngo bimfashe kugera kuri uwo mukobwa. Aribwo rero yagiye muri urwo rugo atangira gukoramo, biza kurangira koko nk'uko yabyifuzaga cyangwa se yabitekerezaga, yegukanye umutima w'uwo mukobwa yakundaga ari we Alice. Aka kanya rero nkaba nongeye kuguha ikaze wowe dusanzwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, cyangwa se nawe ukigera kuri Place Vision Vibe ari ubwa mbere, tukubwira tuti wiyumvemo ikaze. Aka kanya rero dushimiye abakunzi bacu mukomeje kudukurikirana, yaba ari abakunzi bacu badukurikirana bibereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze yacyo ndetse no mu bihugu duhana imbibi. Hari abakunzi bacu badukurikirana bibereye Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi ndetse tutibagiwe n'abari Zambia na Mozambique, nabo tubabwira tuti muri abantu b'agaciro cyane kuri twebwe, turabakunda. Ibyo dukora byose tubikorera mwebwe, tubikora kubera ko tubakunda, tubabwira tuti dushimishwa n'uburyo mukomeza kugenda mutwereka urukundo muri komenti, abantu mugenda mukomantinga mutubwira ngo muradukunda. Ni ukuri natwe mwumve ko tubakunda cyane. Rero tukaba dukomeje kuguha ikaze wowe ukigera kuri Place Vision Vibe ari ubwa mbere, cyangwa se dusanzwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, twongera kugushishikariza gukora subscribe niba ibiganiro byacu kugira ngo bijye bibasha kukugeraho buri munsi, cyangwa se bijye bikugeraho mu bakunzi bacu ba mbere. Rero twongera kukubwira tuti niba waracikanwe no gukora subscribe, please subscribe, comment, share, like kugira ngo ibiganiro byacu dutegurana umunsi ku wundi ntibikagucike, ujye ubibona mu bakunzi bacu ba mbere. Aka kanya rero nongera kugushimira nkubwira ni rwose no muri komenti twiganirire, utubwire wowe ukuntu noneho witeguye episode ya 5 ya season ya 2, utubwire ukuntu uyitegereje, cyangwa se utubwire ukuntu igice cyashize cyarangiye, utubwire amatsiko wowe utegerezanyije igice kindi kigiye gukurikiraho. Dukomeza kwiganirira, ukomeza kutubwira uko wowe ubibona, uko abakinnyi bacu bakomeje kugenda bitwara, uko filme yacu imeze, utubwire n'ukuntu ubona noneho Alice agiye kwitwara ubwo nyine bikomeje kumubana ibibazo, arimo yumva papa wavuga ati rwose mu mezi 3 abana tugomba kubashyingira. Kandi twebwe turabizi neza ko Alice aho ari atifuza na rimwe kubana na Cedric na Shalom, ariko akaba avuga ati ngiye ngomba gukora igishoboka cyose nkabana na Cedric, ntitayeho ku cyambaho icyo ari cyo cyose. Ati bitabaye ibyaho kugira ngo ngewe nibone nabanye na Shalom, ahubwo mwese napfa mukambura. Ati kuko ntago mbyumva, aka kanya sindi kwiyumvisha ahantu ndi buhere sobanurira papa ububi bwa Shalom, cyangwa se ukuntu Shalom ari inyamaswa. Mbese Alice mu gahinda kenshi ubu ntazi icyo gukora, cyane ko noneho ataranamenya naho Cedric aherereye, byibura ngo ibyo bari gucamo babicanemo, kuko na Cedric nawe turi kubona ko hari akomeje kuvuga ati ndashaka Alice. Mbese Alice yabaye Alice. Ubu ngubu twe ntago turi noneho kwibaza ukuntu Shalom ari kwemerera papa wa Alice ukuntu agiye kubana na Alice, kandi twe tubizi neza ko ahora abwira Alice ati rwose nta kintu nkigukeneyeho, sinkigushaka, ibyo nashakaga narabibonye. Kandi aka kanya Shalom ntaramenya ko ibipapuro bya kampani afite ari ibya pirate cyangwa se ari photocopy, kandi bya original bihari. Bisobanuye ko rero imitungo yose ikiri mu maboko ya Cedric,
nubwo Cedric nawe atabyibuka aka kanya nta kintu ari kwibuka. Icyo yibuka nuko yahoze akora mu rugo rwo kwa Alice ari umukozi wabo. Rero nkomeza kukubwira nti ngwino muri comment twiganirire, wowe tubwire ukuntu uri kubitekereza cyangwa se tubwire nk'inama wagira Alice y'ikintu cyo gukora kugira ngo atazigera yibona yabanye na Shalom, ndetse twebwe dukomeje kwifuza ko Alice yaguma muri filme yacu, tutifuza ko yakwiyahura nk'uko wabivuga avuga ati byibura nakwiyahura ngapfa mwese mukamburaho kugira ngo mbane na Shalom. Nkomeza kugushishikariza rero gukora subscribe, comment, share, like kugira ngo ibiganiro byacu ntibikagucike, ukomeze kubibona mu bakunzi bacu ba mbere. Twongera guhurira mu kindi kiganiro. Ciao ciao.